amasaha 24 mu minsi 7, ubwo ni buri munsi. Turi abakozi 8, hakora 2 ku manywa n'abandi 2 nijoro. Hakaba hari n'umuyobozi uba ushinzwe coordination y'abo bakozi bakora. Twebwe tugendera under supervision y'ibitaro bya Kibirizi. Ubwo Kibirizi baratubwira ati mujyana ku bigo nderabuzima cyangwa ko habaye ikibazo cya accident cyangwa ku muhanda runaka, tukajyayo. Coordination ni ibitaro biyiduha kuko deja turi mu bitaro. Iyo twagize akazi kenshi abarwayi benshi hari igihe baba dushobora gutwara wenda 12 ku munsi, iyo babaye benshi cyane. Hari n'igihe dutwara wenda nka 4 ku munsi, amanywa nijoro, ubavana hano bajya i Butare cyangwa bava ku bigo nderabuzima baza hano. Mbere byari ibigo nderabuzima bigera mu 8-9, ariko hari icya Kibuye na Mugombwa bahaye ambulance, ubwo biragabanuka biba muri 6-7. Ubwo ibyo bigo nderabuzima iyo habaye umurwayi urembye, muri abo bashobora kutwohereza, cyangwa hari umurwayi urembeye hano Kibirizi ukeneye kujya CHUB tukamugezayo. Imbangukiragutabara yatangiye mu kwa gatanu 2019, mu kwa gatatu 2019 tuza hari ikibazo cy'abarwayi barembera mu bigo nderabuzima cyangwa bakabura uburyo bagera hano b'indembe, ariko twagirayo muri make cyabaye nk'igikemuka tukihagera. Mama yararwaye umuvuduko, ubwo rero bahamagaye ambulance biraje ije kudutora. Nta hungabana twagize, nta mafaranga batwatse, bavuga ati mwishyura amafaranga mubone kugenda. Ambulance yatujyanye neza, tugera hano amahoro. Bw'imiti nyine y'aha ngaha, amafaranga twatanze ariko ari imiti, nta kindi kintu bigeze batubaza muri ambulance. Kuva aho twavuye kwa muganga mu bitaro bitoya, ugera hano kuri moto ariko 2500. ubwo uje n'amaguru uva mu gitondo kugera hano wahagera saa 6. Ubwo umuntu wazanye iyo gahunda ya ambulance namushimira cyane. Nari imeze nabi cyane, banjyana aho bita Ikirarambogo ku ivuriro rihari. Ubwo ambulance cyakora bahise bayihamagara iyo yabaye nko guhita itabara ako kamwanya. Ihita intora, nta byo kumbwira ngo amafaranga ngo iki. Ibyo babimbariye nageza. Ntibiriwe banjyana mu bintu byinshi bambwira ngo bimeze bite, ngo ntiburire imodoka, ngo nta mafaranga. Nari ndwaye malariya ivanze ngo n'imvune. Sinabona uko shima rwose kubera ko icyo gihe iyo ntanabagira nari gupfa. Komite ya Croix Rouge ikorera mu karere, tuba turafatanya ibikorwa b'akarere. Mu by'ukuri natwe tujya gusaba support cyangwa se tujya gusaba komite nationale kugira ngo ibe yafasha abaturage nk'umuryango usapotinga n'ubundi abantu bafite ibibazo bitandukanye. Twabonaga dufite ikibazo cya ambulance mu karere kacu. Karere twa dufite ambulance, ukabona abaturage bo tujya hose mu nama z'abafatanyabikorwa ugasanga bagaragaza yuko ambulance ari nkeya bijyanye n'uko ibitaro aho biri. Twe dufite ambulance iri muri hôpital ya Kibirizi. Hôpital ya Kibirizi ikavaringa centre de santé ya Kigembe, Gahabwa, Kibayi, Mugombwa, Kirarambogo ndetse n'Iyandora. Mu by'ukuri byagaragara ko bafite ikibazo cya ambulance zishaje akenshi zidakora. Noneho twebwe nk'abafatanyabikorwa b'akarere, Croix Rouge, komite y'akarere, dusaba ko twakorwa ubufatanyabikorwa bwo kuba twafasha ibitaro cyane cyane mu nyungu z'abaturage. Mu nyungu z'abaturage habagamo ibibazo by'umubyeyi ujya kunda imodoka ugasanga aho yakagiye ugasanga agiye mu yindi centre de santé ya kure. Mu by'ukuri ambulance yari ikenewe cyane, nawe bavuga ko yari ikenewe cyane. Aho ugeraho natwe urumva twari turi mu karere mo hagati, tugeraho komite y'akarere kamenya ko ambulance ikenewe. Mu by'ukuri murumva ko habayemo ikintu cyasaguje cyane gishobora cyateza ibibazo bya service kandi kigeze n'ubuzima. Nitwa Dr. Rutagengwa William, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Nyamata hano mu karere ka Bugesera. Nkaba
naratangiranye n'iyi gahunda ya Croix Rouge yo gufasha ibitaro bya leta mu rwego rwo gutunganya no korohereza ingendo abarwayi. Hano i Nyamata ngira ngo no mu bindi bitaro nka 2 niho uyu mushinga watangiriye. Mbere wasangaga hari ambulance nkeya ku buryo byagoranaga. Murabizi ko aka karere kari mu turere tunini, nubwo kagendeka neza ariko kari mu turere tunini, ku buryo hari ikigo nderabuzima kiri mu birometero bigera kuri 40 kugenda no kugaruka. Urumva ibyo birometero kugira ngo ambulance ive hano ijyeyo ifate umurwayi muzane byafataga isaha irenga. Ariko mbere gato yuko Croix Rouge twafashe ambulance twari dufite mu karere zose tuzigabanya ibigo nderabuzima, nibura ibigo nderabuzima 2 bikagira ambulance imwe. Twebwe icyifuzo cyacu nuko byibura buri kigo nderabuzima cyaba gifite ambulance yacyo, tukagira n'izindi wenda nk'eshatu cyangwa 4 ziri hano ku bitaro zifasha. Mu busanzwe mbere yuko dutangira aka kazi twarahuguwe, twahawe amahugurwa na Croix Rouge mu gihe cy'amezi 6 dukora turimenyereza n'uyu mwuga mu bitaro bitandukanye. Iyo ni nka avantage, ni uburyo bwisumbuyeho twabonye biduha imbaraga muri ako kazi. Tubikora neza kubera ko dufite ayandi mahugurwa ari avance mu buryo twita ku barwayi. Iyo turi muri ambulance nabwo tuba turi kubafasha kuva kuri centre de santé kugera hano, cyangwa se iyo bagiye no mu zindi referral hospitals tuba turi kumwe nabo umunota ku wundi tugenda tureba ita y'umurwayi. Ni ibintu byaduhaye na avantage kuri twebwe kandi no ku barwayi muri rusange. Turashimira ubufatanye na Croix Rouge y'u Rwanda, service ya ambulance muri gahunda dufatanya nayo yinjiyemo, aho bamaze kuduha ambulance 2. Tukaba rero dufatanya mu bipimo by'ubuzima muri rusange, nyuma y'ubutabazi bakora bw'ibanze mu gufatanya n'abaturage kugira ngo batere imbere. Hajemo n'ibijyanye n'ubuzima, aho turimo gufatanya no mu bijyanye na serivisi za ambulance. Mu by'ukuri ni serivisi zikenewe cyane, kuko iyo urebye mu bipimo bikenewe mu rwego by'umwihariko mu bipimo dushaka kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara n'impfu z'abana bapfa bavuka. Urebye igihe ambulance twazongereye, 2018 twari dufite ambulance 6, uyu munsi dufite ambulance 12. Uyu mwaka haragurwa n'indi ibi ya 13. Mu cyegeranyo mu byo twifuza ko 2024 twari dufite ambulance 16. Kuba rero Croix Rouge yarongeyemo kugira ngo izamure ibyo bipimo, ari umubare wa ambulance, ari n'uburyo bwo kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi, ni ikintu gikomeye cyane dushimira. Imihigo rero irakomeje, kuko urebye kuva 2018 kuva mbere ya 2019 ibipimo byarazamutse cyane, kuko twari dufite impfu z'ababyeyi bapfa babyara 210 ku 100. Uyu munsi tugeze ku 116 ku 100. Ni ibipimo bikoreshwa mu buzima. Abana bapfa bavuka twari dufite mbere ya 2019 twari dufite 25 ku 100. Uyu munsi dufite 12 n'igice. Bivuze ngo twagabanyijeho 50% kuri ibyo bipimo byombi mu gihe kitarenze imyaka 2. So biragaragara rero ko dukoranye n'abafatanyabikorwa nka Croix Rouge, dukoresheje imbaraga zabo dufatanya bose, serivisi z'ubuzima zakwiyongera. Ikindi twashyizeho no kubaka ibigo nderabuzima n'amaposte de santé. Uyu munsi akarere ka Gisagara gafite poste de santé cyangwa se ikigo nderabuzima kuri buri kagari. Ibi nabyo biri mu byafashije. So ntabwo rero wagira ibigo by'ubuvuzi byakira abantu ngo unanirwe kuhuza transport kuva ku kigo kimwe ujya ku kindi kigo. Ahangaha rero niho tugiye gushyira imbaraga uyu munsi. Hari umuhigo wa mbere wa 2024 wo kugeza ikigo nderabuzima kuri buri kagari. Hari n'undi muhigo wo kuvuga ngo buri kigo nderabuzima kigire ambulance. Murumva ko rero ni urugendo rwiza dufatanyije na Croix Rouge, kandi tukaba twizera ko tuzatsinda dufatanyije n'abafatanyabikorwa harimo Croix Rouge. Nitwa Mazimpaka Emmanuel, nkaba ndi directeur ushinzwe
itumanaho no gutsura umubano muri Croix Rouge y'u Rwanda. Croix Rouge y'u Rwanda n'ubundi mu nshingano zayo zo kuba umufasha wa leta mu bikorwa by'ubutabazi yatekereje kwagura ibikorwa byo gushyira ambulance mu bitaro. Ni muri urwo rwego rero mu bitaro bya Nyamata mu karere ka Bugesera ndetse no muri ibitaro bya Kibirizi muri aka karere ka Gisagara Croix Rouge yahashyize ambulance, ariko ni ambulance ziza ziyongera no ku zindi kuko nko ku cyicaro gikuru cya Croix Rouge hari ambulance 3 ndetse hari na ambulance dufite mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe. Ni umushinga Croix Rouge y'u Rwanda yatangiye gushyira mu bikorwa habayeho n'amasezerano y'ubufatanye hagati ya Croix Rouge y'u Rwanda na Minisiteri y'Ubuzima, ku buryo rero hanabaye n'amasezerano y'ubufatanye hagati y'utu turere, akarere ka Bugesera n'akarere ka Gisagara ndetse n'ubuyobozi bw'ibitaro bibiri navuze. Ni ambulance nk'izi ngizi ebyiri zatwaye amafaranga atari make kuko nk'imwe ifite agaciro ka miliyoni 75, numva miliyoni 150 mu gaciro ka ambulance ebyiri zashyizwe muri ibitaro bibiri. Hari umusaruro rero ugenda ufatika kuko hari ubuhamya bw'abantu bagiye bazana abarwayi bakagezwa ku bitaro, bavanwa mu bigo nderabuzima bagezwa ku bitaro ku buryo bwihuse. Byatumye rero ubuzima bwabo bugenda burokoka batitaba Imana kuko ambulance zagiye zibatabara vuba na bwangu, cyane cyane ko byari byaragaragaye yuko nta ambulance zari ku ibyo bitaro zitari zihagije. Abayobozi rero mu nzego bwite za leta, abayobozi b'ibitaro, abarwayi, abagiye bagira abarwayi bakarwara mu by'ukuri hanyuma bagakira, byagiye bigaragara rwose yuko bari gutanga ubuhamya, kuko iyo urebye dufashe nk'impuzandengo nko muri ibi bitaro bya Kibirizi, aho usanga ambulance izana abarwayi bageze nko kuri 7 ku munsi. Murumva rero iyo dukubye mu kwezi ni abarwayi benshi kandi baza ubuzima bwabo bukarokoka bakira. Ni na gahunda rero dufite, ntabwo ari gahunda izasoreza ahangaha mu gushaka ambulance zatangwa mu bitaro. Ni gahunda ndetse tunafitemo n'abandi bafatanyabikorwa nka Croissant Rouge y'igihugu cya Qatar. Mu minsi ishize, umwaka ushize, umuyobozi wa Croix Rouge y'igihugu cya Qatar yasuye Croix Rouge y'u Rwanda, batwemerera impano ya ambulance 2. N'ubundi rero mu bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima, ubuyobozi bwa Croix Rouge y'u Rwanda buzicara burebe ngo izo ambulance nizimara kuhagera nazo zazashyirwa mu bihe bitaro, kuko biba bigaragara yuko mu turere hirya no hino haba hakenewe ambulance zo kuvana abarwayi bava mu bigo nderabuzima bagomba kugezwa ku bitaro ku buryo bwihuse. Ni na gahunda ndetse tunafite yo kugira ngo no mu uturere, duhereye nko uturere two mu mujyi wa Kigali, iyi serivisi dushaka yuko naho izanatangira. Hari amahugurwa agenda akorwa, tunibutsa yuko n'aba ngaba abakozi Croix Rouge yohereje kuza gukorera muri ibi bitaro kuri izi ambulance, ni abakozi Croix Rouge yahuguye, babihuguriwe, ku buryo rwose usanga batanga serivisi nziza. Ni gahunda rero n'ubundi Croix Rouge ifite gahunda yo kwagura iyi serivisi ya ambulance kugira ngo mu nshingano zayo nk'umufasha wa leta ibikorwa by'ubutabazi bizakomeze bigerweho mu buryo bwihuse binyuze muri ubu buryo bwo gutanga ambulance mu bitaro hirya no hino.